materaniro asenga, nimugoroba akenera kujya ku kazi kuko bakorera ku Kinamba, kureba uko abakozi biriwe n'uko akazi kagenze, ari mu nzira agenda n'amaguru ajya ku kazi. Imodoka yo mu bwoko bwa hoho yamanutse iva ku Muhima itakaza fere, igeze ku muhanda wo hejuru ku Pwaru, yavuye ruguru ku Muhima yabuze fere, igeze ku Muhima imanuka irenga gare de fo igwa mu wundi muhanda wo hasi, isangamo nyakwigendera arimo agenda yitimo iramugwira, niko guhita yitaba Imana. Rero turashimira Imana yuko yari iramuduhaye mu muryango wacu nk'impano ikomeye. Turazirikana byinshi yagiye amarira umuryango, yari intangarugero, yari umujyanama w'umuryango. Reka tubashimire cyane inshuti mudahwema gukurikira ibiganiro tubategura buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Turi kuri Evangelize Le Monde TV cyangwa se EMTV ndetse na Yobokamana TV. Nge nitwa BKM, dusanzwe tubana mu biganiro bitandukanye, ibiganiro by'inkuru ziba zitandukanye, inkuru z'iyobokamana, inkuru mu nkuru zacu hagenda habonekamo inkuru nziza ndetse n'inkuru mbi, ariko byose ngo bifatikaniza hamwe kutuzanira ibyiza. Aha turi ni mu mujyi wa Kigali, ahantu bita ku Kinamba, ni ahantu habereye impanuka ikomeye. Turi mu rugo rero rwa Musabyimana Felisa wamaze kwitahira cyangwa se wamaze gutabaruka. Ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru ibabaje. Mana yanjye ntabwo tuzi ukuntu twabivuga, ngira ngo muri kubibona mu mashusho, abantu ni benshi bari kuza gutabara nyakwigendera. Yari akiri mutoya, yavutse mu mwaka w'1976. Ubu ngubu yatabarutse nyine muri uyu mwaka wa 2022. Turaza kugenda tureba byinshi ku byaranze urugendo rwe, tuza kuganira n'abantu benshi bagiye batandukanye kugira ngo batubwire uko byagenze, ariko ni impanuka yamuhitanye y'ikamyo yabereye hano ku Kinamba nk'uko mugenda mubibona muri aya mashusho yacu. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru abantu benshi batakiriye, ariko turi mu isi y'ibibazo, ariko duratuzirikana ko nubwo turi mu isi y'ibibazo, Imana yicaye mu ijuru ry'ibisubizo. Uyu munsi ubuzima waba uri positive, ejo bukaba negatifu. Tugenda duhura na byinshi bigoye cyane muri iyi si. Ni amarira gusa, ni imiborogo hano turi, kuko ni inkuru igoye kuyumva, ni inkuru igoye kuyakira. Kumva umuntu yari ari kwigendera n'amaguru, atembera, atambuka, ataha, impanuka ikamuhitana. Ibi bitanga ikimenyetso ko twese turi abakandida bo kugenda. Urupfu tugendana narwo, waba uri mu gikoni, waba uri mu rugo, waba uteze, waba udateze, ni ukuri icyo ari cyo cyose rwakujyana. Ariyo mpamvu dukwiye guhora twitegura. Tugiye kubakurikirana rero umuhango w'ukuntu byose biri buze kugenda. Turi hano mu rugo rero, twaje gusezera kuri nyakwigendera Musabyimana. Turaza gukomeza tugenda tubagezaho umuhango wose uko uza gukurikirana, ndetse no ku kibuga no kwirimbi aho tugiye gushyingurira isororo turaba duhari kugira ngo dukomeze kubagezaho amakuru. Turi hafi yo gutaha.
kuba maso kugeza igihe Yesu azazira. Nicyo gituma bakundwa dukwiye kuba maso kugeza igihe Yesu azazira.
igihe Yesu azazira. Yo
tuzataha abera tuzataha abera tuzataha abera tuzataha nagize rero hari abantu nasanze hano batandukanye bari hafi n'uyu muryango tugiye kugenda twumva cyangwa se tugiye kugenda tuganira kugira ngo batubwire nyakwigendera yari mu ntoki yaragiye uti muri aho kandi mukomere aho turifuza aka kanya ku badukurikiye utanga amakuru makeya ya nyakwigendera ubundi yari mu ntoki. Nyakwigendera yitwa Musabyimana Felisa, yari umudamu wa mukuru wanjye, uko mwabyumvishe ku cyumweru yiriwe mu materaniro asenga, nimugoroba akenera kujya ku kazi kuko bakorera ku Kinamba, kureba uko abakozi biriwe uko akazi kagenze. Ari mu nzira agenda n'amaguru ajya ku kazi, imodoka yo mu bwoko bwa hoho yamanutse iva ku Muhima itakaza fere, igeze ku muhanda wo hejuru ku Pwaru, yavuye ruguru ku Muhima yabuze fere, igeze ku Muhima imanuka
irenga gare de fo igwa mu wundi muhanda wo hasi, isangamo nyakwigendera arimo agenda yitimo iramugwira, niko guhita yitaba Imana. Rero turashimira Imana yuko yari yaramuduhaye mu muryango wacu nk'impano ikomeye. Turazirikana byinshi yagiye amarira umuryango, yari intangarugero, yari umujyanama w'umuryango. Rero turamwifuriza kugira iruhuko ridashira. Uyu munsi ni umunsi turi kumusezeraho, ubu twari turi mu rugo, ubu tugiye gufata twerekeza i Rusororo. Turashimira mwese mwaje kutuba hafi, na Evangeliste Monde yaje kubana natwe, Imana ibahe umugisha. Uyu nyakwigendera yari afite abana bangahe? Nyakwigendera asize abana batatu, bane, abahungu batatu n'umukobwa, abahungu babiri n'abakobwa babiri. Umwana we w'imfura afite imyaka 24, undi afite 23, undi afite 21, umuhererezi we afite imyaka 8. Hari igihe umuntu agiye gutaha cyane w'umukristo aca amarenga yo gutaha, ese hari ibimenyetso yabageze agaragaza wenda byo guca amarenga we? Mu gihe cyashize nibwo ngo yaganiraga na mukuru wanjye, akajya amubwira ati ngo nyamara ko ahantu batuye ku muhanda ujya Nyabugogo, urenze juste aho yakoreye impanuka, bajya bamubwira ati kandi umunsi umwe ibi bikamyo ndabona hari igihe uzaza gutora umurambo wanjye mu muhanda. Oya cyane rwose. Yesu we. Agahora bimubwira ati rero kubera ko mpora mbyikanga uko nzajya ngenda, uzajya umbaza ngo ndihe nawe nuzagenda uzajya nkubaza urihe. Mana we. Rero Asa n'uwari wabonye urupfu rwe. Justement ubona ameze nk'umuntu wabonaga ko aricyo azazira. Kuko mukuru wanjye nawe ubwo yari yamusize yasuye abantu, yaramuhamagaraga nk'uko basanzwe bahamagarana, aza kubura. Rero uko amuhamagara ntiyitaba, aza gutekereza, ageze mu rugo abaza abana, mama wanyu nta uri hano? Ati mama yagiye ku kazi. Kandi numvise ku Kinamba habereye impanuka. Ari abana? Ari papa wabo. Mama wanyu ntiyagiye muri iriya mpanuka? Yesu we. Niko rero gufata umwanya arazenguruka mu bitaro byose bitwegereye, barahamagarana. Nyuma niho twaje kumenya ko umurambo we wajyanywe mu bitaro bya Kacyiru. Yo mukomere cyane. Gatoya cyane wenda dutange kuri nyakwigendera, kuri wowe uri hafi ye, umuzi cyane, ni nk'ibiki abantu basige bakwiye kumwigiraho? Nyakwigendera yarazi kubana. Nk'ubu aho dukomoka yaremye ikintu gikomeye cyo kubaka umuryango w'abantu bakomoka mu Bushenge. Aho ni Cyangugu, Uburengerazuba bw'u Rwanda. Aho niho tuvuka. Mu cyumweru kibanje niho twari twakoze umusangiro w'Abanyabushenge, kandi yari yateguye. Yari vice coordinateur w'umuryango wacu w'Abanyabushenge. Yego. Rero araduhuza, twahuye turi abantu 87. Turahura, turasangira, turaganira, turisanzura, ntitwamenya ko burya ari ubwa nyuma turi kumusezeraho. Yo, aho ni nka ryari? Hari ku cyumweru ku itariki 20, ntabwo ni ku itariki ariko ni icyumweru kibanziriza iki? Icyo agendeyeho. Niho twari twahuye nk'abantu dukomoka ahantu hamwe, kuko dufitanye ubumwe, dushyiraho na komite, yari vice presidente w'iyo komite yacu. Rero turashimira Imana ko twagize umwanya wo kubana nawe, kandi ko intego yari afite yo guhuza abantu bavuka muri uwo murenge yayigezeho. Ubu turakomeye, tumaze kuba umuryango w'abantu 117, kandi bose uko mubona muri abantu badutabaye bose barahari. Bose barahari. Ubu tugiye gukurikizaho iki? Ubu dukurikijeho umuhango wo kuva mu rugo twerekeza i Rusororo, aho umubiri we ugiye kuruhukira. Murakoze cyane.
ya turacyagenda tuganira rero n'abantu benshi batandukanye nyine twahuriye hano mu gutabara nyakwigendera. Muraho neza? Mahoro meza kandi mukomere kuri twese. Turi kuyoboka Mana TV no kuri Evangelize Romande TV. Hari abantu batabonye umwanya wo kuza hano bari Burayi n'abandi batandukanye, twifuza ko tubana nabo muri ibi birori byo guherekeza umugeni utashye wa Kristo. Wowe witwa? Ngiye nitwa Niyonzima Theogene, ndi umukiranutsi. Imana iguha cyane. Urinde kuwagiye? Ngiye ndi umuvandimwe w'umuntu wagiye, kuko yari mushiki wanjye mu buryo bw'umwuka. Nawe yari umuntu w'intungane. Icyo gikomeye cyane abantu batazi. Kuko ubundi iyo abantu bavuga ngo abakristo batekereza ko ari abakristo bo mu itorero iri n'iri, mu radeperi, wowe ugira itorero, ariko twebwe dufite itorero ry'ukuri ari ryo Kristo. Kuko ubundi Kristo ni we nzira, akaba ari nawe kuri, akaba ari nawe bugingo. Amahirwe rero akomeye cyane nyakwigendera Felisa yagize, yamenye uburyo Imana ikiza umuntu ikamugira intungane 100% akiri hano muri iyi si. Akagenda akava hano ku isi azi neza ahantu agiye, azi neza ko afite ijuru. Abandi bo abenshi abakristo bo mu yandi matorero n'andi madini baba bavuga ati ndagerageza wenda naho Imana ntibizera ijuru. Hari igihe baba batekereza ko wenda hari ukundi kuntu bizagenda, kuko baba bumva bafite ukwizera ushingiye ku bikorwa bakora. Ariko ibikorwa bya muntu uko byagenda kose bizamwe amafuti, noneho ku buryo wumva adafite kwemera guhamye ko akijijwe 100%. Ariko Felisa we rero suko yarameze. Felisa we yari umuntu w'intungane 100%, kubera ko yari afite ubutungane bw'Imana bwahishuwe. Hari abantu bake cyane rero hano batoranijwe n'Imana bahishurirwa ubwo butungane Imana itanga. Felisa yararimo, ariko n'uyu muryango we, umugabo n'abana be nabo bagize mu mahirwe. Niyo mpamvu unubabona urabona bakeye bakomeye, kubera ko bazi neza ahantu Felisa yagiye n'uwariwe, kuko yari umuntu udasanzwe. Ubundi umbwiye ikintu nakora mu ibibazo byinshi, dore ko turi kuri televiziyo ya Gikristo ikurikirwa n'abarokore. Ni iki kikwemeza ko ijuru ari ryawe 100%? Kuko ufite confidence nyinshi kandi ndabikunze, si biri negative. Ijuru ni ryanjye 100%, hashingiye ku byiringiro n'ubundi bidakoze isoni byo kwizera umwami Yesu Kristo. Kubera yuko nyewe ntabwo mfite ijuru nk'iryo ngewe nakoreye mu mbaraga zanjye, ku buryo waza kunshungura noneho ukaza kubona ko ntarijyamo. Ahubwo ndiheshwa no kwizera ibyakozwe n'Imana muri Kristo Yesu. Yesu niwe wakoze rero ibyo nari nkeneye byose byagombaga gukorwa. Urumva Imana yo yabonye ko muri ngewe ntacyo nakora ngo mbashe kubana nayo, kuko yashakaga ubutungane bwuzuye 100%, ubutungane butigeze icyaha, budashobora gukora icyaha, butazanagikora iteka ryose. Ariko umuntu wese avukana icyaha, niko birivuga ngo twese twakoze ibyaha twashibwiza bw'Imana. Mu rukundo rw'Imana rutangaje, Imana noneho yo yiyemeje kuducungura. Kuducungura ni Imana ubwayo yaje mu mubiri wa Kristo, kuko twari dufite ikibazo kwanza cyaheraga mu ivuko. Umwami aratuvukira kugira ngo ivuko rya mbere ryari rifite ikibazo rikurweho, tubone irindi vuko rishya. Nzagushaka nzongera ngushaka. None icyo turiho wenda nko mu munota umwe n'igice, ni icyo ubona abantu basigaye ku isi bakwiye kwigira ku batashye urupfu rukwiye kutwigisha iki rubayeho? Nta kindi wo kwigiraho n'umwe ni Kristo, cyangwa se ku muntu w'intungane. Abantu benshi bakora byinshi, banavuga byinshi, ariko nta na kimwe cyabasha kugukuraho ibyaha. Kandi ubundi ikibazo gikomeye nyamukuru ni icyaha. Icyaha nicyo gihesha umuntu ubuzima bubi bwa hano mu isi, imibereho ipfuye, ariko no kutazabana n'Imana, kuko Imana ntizabana n'icyaha. Umuntu rero ikintu cyari kimushishikaje, yari akwiye kumenya uburyo yaba intungane mbere y'ibindi byose. Ariko kandi ijambo ry'Imana rivuga ukuri, ubutungane buturuka ku kwemera. Byanditse mu gitabo cy'Abanyaroma mu bice 3 ku murongo wa 21. Ni ukwemera rero ibyakozwe n'Imana muri Kristo Yesu, noneho kubyizera ugatsindishirizwa nabyo. Ubwo urumva gutsindishirizwa ni ukubarwaho intsinzi wowe utakoreye, ahubwo y'uwundi. Urakoze. Izina ninde? Nitwa Niyonzima Theogene. Theogene mutagatifu. Theogene tuzongera tugushake. Imana ishimwe cyane. Yesu aguhe umugisha. Amen. Murabyumva rero nshuti, dukomeje twerekeza i Rusororo, turakomeza byose tubibekurikiranire. Murakoze cyane.